ibintu byinshi abantu bemera mu buzima they believe it's true, ariko mu by'ukuri ibyo bintu ni ibinyoma bibabuza gutera imbere. Most people are not stuck because they are weak, they are stuck because of what they believe. Uyu munsi ngiye kukwereka ibinyoma 5 bikubuza gutsinda, kandi ushobora kuba nawe ubaye ubyizera. Point 1. Ngomba gutegereza igihe cyiza, waiting for the perfect time. Abantu benshi bavuga bati I will start when the time is right, ariko kuri nuko there is no perfect time. Igihe cyiza nikijya cyiza, you created. Iyo utegereje utakaza amahirwe, while you wait others are moving. Start now even if you are not ready. Tangira ubu nubwo wumva utiteguye neza. The second lie, nta bushobozi mfite, I am not capable. Wigeze wibwira uti I am not good enough? Iyo myumvire niyo ikubuza kugera kure, because listen, your mind believes what you tell it. Niba wibwira ko udashoboye, you will never even try. You don't need to be perfect to start, you just need to believe you can improve. Tangira wiyizeye gato, bizagenda byiyongera. Point 3. Abatsinze bagira amahirwe gusa. Success is luck. Abantu benshi babona abandi batsinze bakavuga bati he is just lucky, but they don't see the struggles. Nibabona imyaka y'imihati iri inyuma. Luck is not magic, luck needs preparation. Work until your results look like luck. Kora cyane kugeza aho abantu bazatekereza ko ari amahirwe. Point 4. Nzabikora ejo, I will do it tomorrow. Tomorrow is the most dangerous word. Ejo ni ijambo risenya inzozi nyinshi. Iyo uvuze ngo I will do it tomorrow, you delay your life. If it matters, do it today. Icyo ushaka gukora gitangira uyu munsi. Point 5. Ngomba kuba perfect mbere yo gutangira. Perfection myth. Abantu benshi bategereza kuba perfect before they start, but listen carefully. No one starts perfect. Abantu batsinda batangira nabi, bagahinduka beza. Perfection is not the beginning, it is the result of starting. Don't wait to be perfect, start to become perfect. Tangira ubundi uzagenda wiga. The biggest lie you can ever believe nuko utiteguye, because the truth is you become ready by starting. Niba hari kimwe muri ibi wigeze wizera, it's a time to change. Subscribe for more videos that will change your mindset. Kandi umbwire hasi mu bitekerezo cyangwa se muri comment which lie have you been believing. Murakoze cyane.